Ko naciye imyeyo rero mama yarambwira ati se guca imyeyo urabizi? Ndamubwira ati ntabwo mbizi. Arambwira ati mwana wanjye rero uzegere abandi bana muri mu rungano bagisha uko buzabigenza, ariko anciramo mu ncamake. Arambwira ati iyo ugiye koga urabona igitsina cy'umukobwa ukuntu giteye. Oya ngenda gifite gihagije. Uhera uvuga ko uti gituba gihagije? Ndabizi neza kuko n'undongo yarabimbwira. Ubundi ubunini bw'igituba bugaragarira hehe? Ubundi ubunini bw'igituba, umugore iyo afite igituba kinini nawe ubwawe urabibona. Hari ukuntu umugore iyo ugiye kumurongora azamura amatako ukatubona ko waciye imyeyo. Yego. Ufite imyaka waciye imyeyo ufite imyaka ingahe? Imyaka 12. Tujye tubwira watekereje gute ko ugomba guca imyeyo? Guca imyeyo rero ntabwo umwana w'umukobwa abyibwira, ahubwo akenshi abikangurirwa n'umubyeyi we w'umumama. Nibwo mama yanyegereye arambwira ati ugomba guca imyeyo mwana wanjye, gusa ntabwo yabimbwiye muri ubwo buryo. Yambwiye ko umwana w'umukobwa wese aba agomba guca imyeyo. Iyo ugiye guca imyeyo rero uburyo ubikoramo. Yakubwiye ko ikiza cyo guca imyeyo ari icyembere na mbere? Okay. Ikiza cyo guca imyeyo cyane cyane umukobwa cyangwa se umugore waciye imyeyo, ibyo bintu bishimisha umugabo, kuko hari n'umugabo ushobora kugushaka yasanga utaraciye imyeyo aba yagusubiza iwanyu cyangwa se akaba yakwirukana. Kubera iki yagusubiza iwanyu? Nuko akenshi guca imyeyo ni igikorwa kinezeza abagabo, nyine bavuga ko ari udukinisho tw'abagabo. Gute bibafasha iki ryari? Nyine hari ukuntu uba uri gukora imibonano mpuzabitsina n'umugabo akaba yakoraho, biramunezeza cyane. Yego. Okay. Noneho waciye imyeyo ufite imyaka ingahe? Naciye imyeyo mfite imyaka 12. Okay. Byagenze gute rero, wayiciye gute? Ko naciye imyeyo rero mama yarambwira ati se guca imyeyo urabizi? Ndamubwira ati ntabwo mbizi. Arambwira ati mwana wanjye rero uzegere abandi bana muri mu rungano bagisha uko buzabigenza, ariko anciramo mu ncamake. Arambwira ati iyo ugiye koga urabona igitsina cy'umukobwa ukuntu giteye. Hari utuntu tubiri tuba turi ku gitsina cy'umugore cyangwa umwana w'umukobwa. Arambwira ati uko uzajya ujya muri dushe mbigisha no guca imyeyo jya ugenda ukurura iyo ukiri mutoya utararengeranye, jya ugenda ukururaho, ariko uzegera n'undi mwana muri mu rungano rumwe azakwigisha uko uzabigenza. Uko niko naciye imyeyo, niko banyigishije. Ubona igufasha iki mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina wowe? Akenshi igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, akenshi umugabo mugiye gukorana icyo gikorwa iyo asanze waraciye imyeyo kenshi arakwishimira cyane kuko binezeza umugabo. Ari imyeyo na rugongo ubona ari iki kigira uruhare kugira ngo umugore azane amazi? Cyane cyane ni rugongo. Tusobanurire bigenda gute kugira ngo noneho umugabo rugongo izana amazi bigenda bite? Imyeyo nyine ni ibintu bishimisha umugabo, kuba waraciye imyeyo yagukozaho kumva aciye imyeyo biramunezeza. Abagabo bakunda kunyaza, ushatse kuvuga ko bakoza kuri rugongo cyane? Rugongo niyo ituma umugore anyara. Yego. Ari ugucumitwa no kunyazwa ukunda iki ceta? Je nkunda gucumitwa. Kubera iki? Nibyo binezeza, nyine numva nezerewe bikamfasha no kurangiza. Yego. Ahubwo kunyazwa ntabwo bikunezeza? Nabyo biranezeza kuko bituma umuntu aruhuka, cyane cyane umugore cyangwa umukobwa. Akenshi umugore niwe ukunda kunyara cyane, bituma uruhuka. Iyo umugabo yakurongoye akakunyaza akagucumita, umva icyo gikorwa bagikoze neza. Wari wonka igitsina cy'umugabo? Yego. Turajya tubwire uburyo ki wabikozemo. Kuntu rero umukobwa cyangwa umugore yonka igitsina cy'umugabo ku mutwe w'igitsina neza cy'umugabo, ibyo bintu biramunezeza cyane. Tangira ku mutwe w'igitsina cy'umugabo, uheraho nyine wonka, nawe urabyumva nk'uko wonka ibere ry'umugore. Niko umukobwa cyangwa se umugore ashaka konka igitsina cy'umugabo.
kandi ibyo bintu biramunezeza cyane cyane pe. Ushobora gutangira igitsina cy'umugabo urabanza ukagifata neza, ukagifata mu ntoki, mu biganza, ugatangira ucyonka ku gitsina, ukaba wageza hasi hose no ku mutwe no ku mabya. iyo umugabo ari kukurongora akakonka amabere wanabigufasha iki? Bituma njya muri feeling nyine, bituma nanjye numva mfite ubushake bwinshi. Ushake gute? Nyine bituma numva nyine nisanga nanjye muri icyo gikorwa cyane cyane, nyine nkumva nanjye ndabishaka cyane. Wari waba ufite umukunzi ukajya umuca inyuma? Yego. Biterwa n'iki? Ashobora kuba atakurongora neza, cyangwa se atazi kugutegura, bikaba ngombwa ko wamuca inyuma, cyangwa se akurongora nturangize, bikaba ngombwa ko wamuca inyuma. Ushatse umugabo utazi kurongora byitwara uwo gute? Umugabo utazi kurongora wowe ushobora kuba ubizi, ushobora kuba wamwigisha, uko barongora. Umugore kenshi iyo ugiye kurongora umugore urabanza ukamutegura, cyangwa se akaba ashobora kuba ari n'umugabo ufite igitsina kinini cyangwa se kimeze neza ariko atazi kurongora cyangwa kunyaza. Ushobora kubimwigisha mbaye mbizi. Wabimwigisha gute? Namwigisha ibyo nzi, nkamwigisha ubundi ikintu cya mbere kiryoshye kiragikorwa no gutegurana mwese mukaba mwabijyamo mubishaka. Umugore abishaka n'umugabo abishaka, icyo gikorwa kiraryoha cyane. Ufite umugabo akajya arongora umukozi wawe wabigenza gute? Namwirukana. Umukozi namwirukana. Waba umujijije iki? Uko biri kose ntabwo ibyo bintu wabyumva ngo byishimire. Umukozi byanze bikunze namwirukana. Umwirukanye n'undi mugabo akamukodeshereza ahantu hihariye? Oya, namwirukana ariko bitabereye mu maso yanjye. Hakugira ngo umuntu agucinye umubizi noneho ku muntu mubana, fazari yajya kure aho utazi. Hakugira ngo abikore mu maso yawe, yajya kure aho utazi. Uzi kugira ngo umuntu ushobora kuba akora ibintu nk'ibyo ubizi neza noneho ku muntu mubana ntabwo wabyihanganira. Umugabo agufashe uri kumuca inyuma wabigenza gute? Mfashe ndi kumuca inyuma mva nahita nigendera, ntabwo nazamusubiraho. Yaba ari umwanzuro mwiza? Njye niko ku ruhande rwanjye mbyumva, ntabwo nakongera kubana nawe kuko nawe ubwo wajya umureba ugatekereza byanze bikunze, cyangwa yagera n'ikintu agukorera ugatekereza yuko nyine ari kukwishyura ibyo wamukoreye. Umugabo akurongoye akakubwira ko ufite agatuba gato wabigenza gute? Nakiyakira, nese ko ntari bucyongera icyo gituba, nakiyakira. Koko se ufite gitoya? Oya, ngenda gifite gihagije. Uhera uvuga ko ufite igituba gihagije? Ndabizi neza kuko n'undongo yarabimbwira. Ubundi ubunini bw'igituba bugaragarira hehe? Ubundi ubunini bw'igituba, umugore afite igituba kinini nawe ubwawe urabibona. Hari ukuntu umugore iyo ugiye kumurongora azamura amatako, ugatona ko afite igituba gihagije, cyangwa nimba ari iri kugenda urabyumva ko umugore afite igituba kinini gihagije. Wari wareba umukobwa mugenzi ukumva ari icyawe wabaho neza? Oya, ntabwo ndamubona. Ntabwo uramubona? Yego. Sasa ukubeshyara? Oya, ntabwo ari ukubeshya. Nese ko hari igihe ushobora kubona nk'umuntu mu muhanda ukumva uramukunze, rero n'ibyo byose uhita ubitekereza. Yego. Bakunda kuvuga ngo abakobwa bafite iminwa minini ngo, cyangwa se ngo iyo ushaka kureba ingano y'igituba cy'umukobwa ngo rebera ku minwa ye. Ese ibyo bintu byaba ari ukuri? Rero ibyo bintu rero ntabwo nabyemeza 100%. Gusa kenshi nanjye njya numva bavuga ngo umukobwa ufite iminwa minini ngo aba afite n'igituba kinini. Nanjye njya mbyumva pe, ariko ntabwo mba nzi neza niba ko kaba gifite kinini. Ushobora no kumutungura ugasanga afite nk'akagahinja. Umukobwa mugenzi wawe akwegera akakubwira ko yagukunze, wabyakira gute? Kareka ntabwo nabyemera, natokesha. Kubera iki kandi hari aho bibaho? Wapi, njye ntabwo ibyo byanjyaho. Gusa yabaye nkunze mu ruhe rwego,
ntago njye ibyo byashoboka kuri njyewe. wowe wakanakwaka ngo wampaye kandi ukamuha oya njye ntago ari uko nteye. kubera iki? Afazari uri umuhungu birumvikana, uri umugabo birumvikana, ariko umukobwa mugenzi wanjye ntago yambwira ngo yankunze ngo bivemo. Waba nkunze mu ruhe rwego se? Oya